Bibiliya mu mwaka umwe. Itangiriro ibice 48. Uyu ni umunsi wa 26. Yakobo agiye gupfa, Yosefu amuzanira abahungu be bombi. Hanyuma y'ibyo babwira Yosefu bati, so ararwaye. Ajyana n'abahungu be bombi, Manase na Efurayimu. Haza umuntu abwira Yakobo ati, dore umwana wawe Yosefu araje. Isiraheli arihangana yicara ku rutara. Yakobo abwira Yosefu ati, Imana ishobora byose yambonekereye iruzi yo mu gihugu cy'i Kanani, impa umugisha irambwira iti, dore nzakororotsa nkugwize nguhindure iteraniro ry'amoko, kandi nzaha urubyaro rwawe ruzakurikiraho iki gihugu kibe gakondo yarwo iteka ryose. None abahungu bawe bombi wabyariye mu gihugu cya Egiputa ntaragusanga muri Egiputa ni abanjye. Efurayimu na Manase bazaba abanjye nka Rubeni na Simiyoni. Abandi bana wabyara hanyuma yabo bazaba abawe, mu iragwa ryabo bazitirirwa bene se. Ku bwanjye ubwo navaga i Padani napfushirije Rasheli mu rugerero mu gihugu cy'i Kanani. Twari dusigaje akarere tukegera Efurata. Byarambabaje muhambayo mu nzira ijya Efurata ariho Betelehemu. Isiraheli abona bene Yosefu aramubaza ati, aba ni bande? Yosefu asubiza se ati, ni abana banjye Imana yampereye ino. Aramubwira ati, ndakwinginze bazane mbasabire umugisha. Kandi amaso ya Isiraheli yari abeshejwe ibirorirori n'ubusaza, ntiyashobora guheza. Arabamwegereza, arabasoma, arabahobera. Isiraheli abwira Yosefu ati, sinibwiraga yuko nzabona mu maso hawe ukundi, none Imana inyeretse n'urubyaro rwawe. Yosefu abakura hagati y'amavi ya se, yikubita hasi yubamye. Yakobo asabira Efurayimu na Manase umugisha. Yosefu abajyana bombi, arabamwegereza, afatisha Efurayimu ukuboko kwe kw'iburyo, amwegereza ukuboko kw'ibumoso kwa Isiraheli. Afatisha Manase ukuboko kwe kw'ibumoso, amwegereza ukuboko kwa Isiraheli kw'iburyo. Isiraheli arambura ukuboko kwe kw'iburyo, arambika ikiganza cyako ku mutwe wa Efurayimu umuhererezi, arambika ikiganza cye cy'ibumoso ku mutwe wa Manase. Anyuranya amaboko ye abizi, kuko Manase ari we wari imfura. Asabira Yosefu umugisha ati, Imana iyo sogokuru Aburahamu na data Isaka bagendereraga imbere, Imana yantunze mu bugingo bwanjye bwose ikageza ubu, marayika wancunguye mu bibi byose, ihe abahungu umugisha. Bitirirwe izina ryanjye n'irya sogokuru Aburahamu, data Isaka, bororoke babe benshi cyane mu isi. Yosefu abonye yuko se arambitse ikiganza cye cy'iburyo ku mutwe wa Efurayimu, biramubabaza. Aterura ukuboko kwa se ngo agukure ku mutwe wa Efurayimu agushyire ku wa Manase. Yosefu abwira se ati, ntugire utyo data, uyu ni we mfura, aba ari we urambika ikiganza cyawe cy'iburyo ku mutwe. Se aramubwira ati, ndabizi mwana wanjye, ndabizi. Ubu nawe azahinduka ubwoko kandi nawe azakomera, ariko murumuna we azamurusha gukomera. Urubyaro rwe ruzahinduka amoko menshi. Abasabira umugisha uwo munsi ati, Abisiraheli bazaguhindure icyitegererezo. Iyo basabiranye umugisha bati, Imana iguhindure nka Efurayimu na Manase. Abanza Efurayimu mbere ya Manase. Isiraheli abwira Yosefu ati, dore ngiye gupfa, ariko Imana izabana namwe, izabasubiza mu gihugu cya ba sogokuruza banyu, kandi
nguhaye umugabane umwe uruta uwa bene so, uwo nanyagishije Abamori inkota yanjye n'umuheto wanjye. Itangiriro ibice 49. Yakobo ahanurira abana be ibizababaho. Yakobo ahamagaza abana be arababwira ati, nimuterane mbabwire ibizababaho mu minsi izabaho kera. Nimuterane mwumve bana ba Yakobo, mwumve Isirayeli so. Rubeni uri imfura yanjye, ni imbaraga zanjye, uwo gushobora kubyara kwanjye kwatangiriyeho. Urushaho icyubahiro, urushaho gukomera, uri nk'amazi kuko adahama hamwe. Ntuzabona ubutware kuko wuriye uburiri bwa so, niho wahumanije yuriye indyamo yanjye. Simeyoni na Lewi ni abavandimwe, inkota zabo n'intwaro z'urugomo. Mutima wanjye ntuzajye mu nama zabo za rwihereranwa. Bwiza bwanjye ntugafatanye n'iteraniro ryabo, kuko bicishije abantu uburakari bagatema ibiti by'inka kugira ngo bimare agahinda. Uburakari bwabo buvumwe kuko bwari bwinshi, umujinya wabo uvumwe kuko wari uw'agashinyaguro. Nzabagabanya mu ba Yakobo, nzabatataniriza mu Bisirayeli. Yuda, bene so bazagushimira, ukuboko kwawe kuzaba ku ijosi ry'abanzi bawe. Bene so bazakwikubita imbere. Yuda ni icyana cy'intare. Urazamutse mwana wanjye, uvuye mu muhigo. Yunamye abunda nk'intare, kandi nk'intare y'ingore ninde wayivumbura? Inkoni y'ubwami ntizava kuri Yuda, inkoni y'ubutware ntizava hagati y'ibirenge bye nyirayo ataraza. Uwo ni we amahanga azumvira. Aziritse ishashi ye y'indogobe ku muzabibu, n'icyana cye cy'indogobe akiziritse ku muzabibu urutaho ubwiza. Ameshesha imyenda ye vino, imyambaro ye ayimeshesha amaraso y'inzabibu. Amaso ye atukujwe na vino, amenyo ye yejejwe n'amata. Zebuloni azatura ku kibaya cy'inyanja, azaba ku kibaya kiriho inkuge. Urugabano rwe ruzerekera i Sidoni. Isaka ni indogobe y'inyamaboko iryamye hagati y'ingo z'intama. Abona aho kuruhukira ko ari heza, n'igihugu ko ari cyo kwihishiramo. Yunamishirije urutugu rwe kwikorera, ahinduka umuretwa utegekwa icyate. Dani azacira abantu be imanza, ubwo ari umwe mu miryango y'Abisiraheli. Dani azaba inzoka mu nzira z'incira mu kayira, irya ibinono by'ifarashi. Uhekwa nayo azaganzuka inyuma akagwa, akagaranzuka. Uhekwa nayo akagaranzuka inyuma akagwa. Uwiteka, ntegereje agakiza kawe. Gadi umutwe uzamutera, ariko nawe azabatera abirukane, abakurikire hafi. Kuri Asheri hazava ibyo kurya biryoha neza, azatanga ibyo kurya byiza bikwiriye abami. Nafutali ni ibuguma ry'isha
izituwe avuga amagambo meza. Yosefu ni ishami ry'igiti cyera cyane, ishami ry'igiti cyera cyane kiri hagati y'isoko, amashami yacyo arenga inkike y'igihome. Abarashi bamugiriye iby'urwango, bamurashe imyambi y'akarengane, ariko umuheto we nturakabanguka. Amaboko ye n'intoki ze bikomezwa n'amaboko ya ntwari ya Yakobo, niyo yakomotsweho n'umushumba, igitare cy'Abisiraheli. Ibyo byakozwe n'Imana ya so izagufasha, byakozwe n'ishobora byose izaguha umugisha, imigisha iva hejuru mu ijuru n'imigisha iva mu mazi y'ikuzimu, n'imigisha yo mu mabere n'iyo mu nda, imigisha so ahesha irenze iyaheshejwe na data na sogokuruza, igera ku rugabano rw'imisozi ihoraho, izaba ku mutwe wa Yosefu mu izingiro rye, niwe mutware wa bene se. Benyamini ni isega ritanyagura, mu gitondo rirya umuhigo, nimugoroba akagabanya iminyago. Abo bose ni imiryango y'Abisiraheli uko ari 12. Ibyo ni byo se yababwiye abasabira umugisha, umuntu wese amusabira uwe mugisha. Amen. Yakobo ategeka abana be aho bakwiriye kuzamuhamba. Arabihanangiriza arababwira ati, ngiye gusanga ubwoko bwanjye, muzampambe hamwe na data na sogokuru mu buvumo buri mu isambu ya Efuroni umuheti, mu buvumo buri mu isambu ya Miketera iri imbere y'Imamure mu gihugu cy'i Kanani. Nibwo Aburahamu yaguranye n'iyo sambu kuba gakondo yo guhambamo. Abuguze na Efuroni umuheti, nibwo bahambyemo Aburahamu na Sara umugore we, nibwo bahambyemo Isaka na Rebeka umugore we, kandi nibwo bahambyemo Leya. Ya sambu y'ubuvumo buyirimo byaguzwe ku Baheti. Yakobo amaze kwihanangiriza abana be, asubiza amaguru ku rutara, umwuka urahera, asanga ubwoko bwe. Imana idufashe. Matayo ibice 19 kuva ku murongo wa mbere kugera kuri 12. Ibyo gusenda umugore. Yesu arangije ayo magambo ava i Galilaya ajya mu gihugu cy'i Yudaya hakurya ya Yorodani. Abantu benshi baramukurikira, abakirizayo. Abafarisayo baza ahari baramugerageza, baramubaza bati, mbese amategeko yemera ko umuntu asenda umugore we amuhora ikintu cyose? Nawe arabasubiza ati, ntimwari mwasoma yuko